hakimara gusohoka 5G. 5G yasohotse hariho interinete ya 2G na 3G na 4G. 4G akaba ari nayo irimo gukoreshwa henshi cyane hano ku isi, ariko mu by'ukuri umuntu ukoresha interinete ya 3G hari ibintu atemerewe kureba cyangwa yanabibona akayibona nyuma y'igihe abandi bamaze kuyibona mbere cyane. Bazaba bafite imyaka 90. Ni ukuvuga yuko mu mwaka w'1975 abajene bari bariho muri uwo mwaka bose bari bafite imbaraga ziruta iz'abajene bariho mu mwaka w'2025. Ibi ngibi akenshi biterwa n'imirimo iri gukorwa ubu ngubu, ibiryo bikorerwa mu nganda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane biba byabasha kuba byakwangiza ubuzima bwa muntu, aho icyizere cy'ubuzima mu myaka yashize cyabaga kiri ku mpuzandengo y'imyaka 90, ariko ubu ngubu mu Rwanda twe twaramanutse turi kuri 65. Ibi reka tubivugeho. Umwaka w'1542 ubwo abasoviete bari mu ntambara yo kwigarurira uduce tumwe na tumwe twari twaratwawe mu gihe cy'ubukoloni bw'ahahise, abajene bari muri izo ntambara bifashishije icyo twakwita nk'ikoranabuhanga ryo muri icyo gihe ryo kuzajya batumanaho mu buryo bwo kugira ngo bamwe bamenye aho abandi bari. Bagendaga bafata amasaka bakagenda bayanyanyagiza ahantu banyuze, mu by'ukuri makeya. Umuntu babaga bahanganye muri iyo ntambara ntago yabashaga kuba yahanyura ngo yabone amenye ibyo ari byo. Gusa byaje kuvumburwa bakajya bagenda bakurikirana aho ayo masaka yanyuze, abarimo kubahiga bikarangira bageze mu ndiri zabo. Ibi bisa nkaho byasimbuwe n'imbuga nkoranyambaga zo muri iki gihe, aho imbuga nkoranyambaga zishobora gukoreshwa na leta z'ibihugu mu buryo bw'ubutasi. Igihugu kimwe kikaba cyamenya amakuru y'ikindi gihugu binyuze mu kuba twafungura nk'urubuga nkoranyambaga runaka. Ibi reka tubivugeho byo kuba umuntu yashyira amakuru ku mbuga nkoranyambaga. Bivuga yuko mu mwaka w'2026 urubuga rwa TikTok ahantu ruzaba rukoreshwa hano ku isi nibiba bitaranyuze mu buryo bw'imishyikirano y'ibihugu azaba ari hakeya, kimwe nuko uru rubuga bitewe n'ubuhangange bwarwo rurimo kuzamukana ndetse n'ababisha inyuma mu kuba bararufunguye, bishoboka yuko byanavamo n'intambara hagati y'ibihugu byombi. Urubuga rwa TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye kugibwaho impaka, bivugwa yuko hari abatasi bakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanga amakuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakayohereza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibi reka tubivugeho. Igihugu cy'Ubushinwa mu mwaka w'2016 rwateguye umupango wo gukora urubuga rwa TikTok rutitaye ku zindi mbuga zari ziri hano ku isi z'ibihangange, aho twavuga nka Facebook, Instagram na Snapchat. Izi ni imbuga z'ibihangange kuri isi internet, aho izi mbuga nkoranyambaga usanga abaziba bazikurikira cyangwa se babazikoreraho ari ubwiza bakuraho, amafaranga se n'ibindi bintu bitandukanye kuzimaraho umwanya munini barimo kuruhuka. Ibi ngibi bikaba bikorwa kenshi cyane n'urubyiruko. Mu mwaka w'2000 imbuga nkoranyambaga zari zitangiye gufata iyindi ntera, ariko mu by'ukuri izari ziriho zari nkeya. Nyuma yaho hagiye havuka n'ayandi mashami y'imbuga nkoranyambaga. Mu mwaka w'2000 umujene wabaga ufite YouTube channel yabashije kugera mu mwaka w'2015 amaze gukoreraho $300,000 z'amadolari y'Amerika. Ibi tubabwira niko kuri umujene wafunguye YouTube channel mu mwaka w'2000, akaba turi mu mwaka w'2024. Bivugwa yuko abungubu ari mu gaciro ka $400 y'amadolari y'Amerika. TikTok mu mwaka w'2020 yaramamaye cyane, aho yafunguwe abenshi bari barimo gukurikira imbuga nkoranyambaga muri icyo gihe. Uwayigeragaho cyangwa yayibwiwe na mugenzi we yayimukiragaho akagira izindi mbuga nkoranyambaga yakurikiranaga yitaza, ahubwo akuguma kuri TikTok. TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasohotse itegeko se cyangwa ibintu biri mu mupangu na leta y'icyo gihugu
ko TikTok nitagurwa n'ikigo cy'abanyamerika igomba guhagarikwa gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byagira ingaruka ku bantu bakoresha TikTok bari ku mugabane wa Afurika. Ibi reka tubisobanureho gatoya. Bivugwa yuko umuntu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite kampani runaka, ibi y'imodoka, abakora amavuta cyangwa se akora amayekuteri na telefone, ibi ngibi abinyuza kuri TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nka YouTube mu buryo bwo kwamamaza. Bivugwa yuko umukire uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite uruganda runaka afata urubuga rwa TikTok akarwishyura amafaranga runaka ukazajya rumwamamariza ibikorwa. Ayo mafaranga yishyuye umuntu wanyurije publicité kuri iyo video ye yakoze agafata 1/2 cy'ayo mafaranga uwo mushoramari aba yashyize kuri iyo video ye, TikTok igafataho makeya ikayagabana n'uwashyize iyo video. Bivuga yuko iyo uri gufungura TikTok uri hano ku mugabane wa Afurika mu bihugu bimwe na bimwe bitemerewe kuba mu byamonetiza, hari icyo bita TikTok International, akaba ari TikTok ihuriweho n'abantu benshi. Ugenda ugafungura amakonti ukoresheje amarobo cyangwa se ukoresheje amakonti atabaho ariko nanone akababaho. Akenshi bamwe bagakoresha muri internet y'umwijima. Mu gihe ugiye gufungura account cyangwa se ugiye gukora icyo bita Google account, benshi mukunda kubyita email, uragenda ugafungura email bakakwereka aho uri buze kuvivura yuko utari robo. Iyo bivuvuye mu by'ukuri iyi account yawe ukoze biba bigaragara yuko ari iy'umuntu muzima uyikoresha. Yego hari igihe cyagenwe iyo account iyo igize iyi myaka runaka idakoreshwa irasibwa. Yego wabyumvishije neza. Email wafunguye mu mwaka w'1999 ntago yabigejeje mu mwaka w'2024 irimo gukoreshwa kandi mu by'ukuri bigaragara yuko nta kintu igikora, yarasibwe. Izo ngizo ni za zindi twita account z'umwijima zikorerwa muri internet y'umwijima, aho umuntu ashobora kugenda agafungura email ibikoresho byayo yakoresheje afungura bitewe n'abantu bafunguye izo email ari benshi, akaba yahuza n'iyi account, iyi account ye ikaba yahinduka account y'irobo. Iyi account nk'iyo ngiyo ushobora kuyikoresha ufungura ibintu runaka ariko mu by'ukuri ibintu uri kuyikoreraho bikaba nta musaruro bitanga bitewe n'uko iyi account umuntu wayifunguye igihe cyayo cyarageze irarangira, ubu ngubu urimo kuyikoresha nk'irobo. Reka tugaruke kuri TikTok. TikTok bivugwa yuko umujeni hano mu Rwanda agaturuka mu gitondo akaba yageza mu masaha y'umugoroba arimo gukora live, ashobora kuba yakwinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 ndetse n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu bikurura urubyiruko kwirukira kuri izo mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri, ariko hakaba hari ikintu kigiye kumera nk'ikibombe kigiye kwitura mu bitugu by'urubyiruko nk'urwo, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa yuko mu mwaka w'2025 TikTok izafungwayo. Ni ukuvuga yuko umuntu warutunzwe na publicité zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyira kuri video ze, ubundi amafaranga yishyuwe mu kurebwa ku izo video ze hakurikijwe location yakoresheje arimo gufungura iyi account, biba bigaragara ko irimo kurebwa n'abanyamerika se cyangwa abandi bo mu bindi bihugu by'Uburayi byateye imbere, akishyurwa amafaranga, ayo mafaranga akayagabana n'urubuga rwa TikTok. Abashinzwe ibi ngibi babwiye sitaranya ubuhanga bukomeye cyane, aho amafaranga yinjiye kuri account yawe ajya kugeraho mbere yuko babanje gukuraho ayabo. Hari abahanga benshi cyane bahora bakontura cyangwa se bashaka gushakisha mu masysteme y'izi mbuga nkoranyambaga ngo barebe yuko bakwikubira imishahara yose iba yanyuze kuri video zabo baba bakoze. Bake muri bo nibo babigeraho. Ibi ngibi biterwa na systeme izi mbuga nkoranyambaga ziba zikoranywe,
aho umuntu yifata akagenda akicara kuri application imwe akayitaho akayishyiramo ibintu birenga 500,000 bishobora gukorerwamo, aho ushobora kugenda muri application ukayinjirizamo amafaranga ukayisohoreramo ayandi. Ibi twavuga nko kohereza amafaranga ukoresheje iyo application. Abakoresha PayPal hano mu Rwanda murabizi, nubwo itemewe ariko harimo abayikoresha. Hari application yitwa Alibaba ushobora kuba wajya ugahahiraho ibintu runaka mu gihe runaka, nawe bikaba bikugezeho bitewe n'amasaha wahisemo. Hari amafaranga yagenwe asa nk'aho ari tagisi byakorewe muri iyo application. Mu gihe uguriyeho ibintu haba haragenwe amafaranga y'umurengera arenga ku bakoze iyo company cyangwa se abakoze iyo website cyangwa se application. Bikavugwa yuko umuntu wese ubashije kugurira ikintu kuri Alibaba cyangwa se akishyura ayikoresheje, amafaranga yishyuye habaho amafaranga bita nk'ayo gukata se cyangwa yo kurenzaho yo kugira ngo asigare muri icyo kigega. Umukiriya uhashye ikintu, amafaranga gihashye aragenda agashyika ku wakigurishije mu gihe cy'amasaha atarenze 24. Ibintu yaguze biba bimugezeho aho yabyishyuye, babimwoherereza neza bipfunyitse nk'uko bikwiye, nk'uko wajya guhaha ikintu muri butike bakagupfunyikira. Icyiza cy'ibi ngibi ni application nziza zikorera ku mbuga nkoranyambaga, ariko bikaba bivugwa yuko mu mwaka w'2080 ibi bizaba byaratawe agaciro. Ibintu tubona ubu ngubu ndetse n'ibikoresho dukoresha ubu ngubu mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari ubushobozi byaba byaratakaje, kuko bivugwa yuko mu mwaka w'2080 tuzaba turi mu gisekuruzo cya 24 cya interinete, cyangwa se mu mvugo z'urubyiruko rw'ubu uzaba yigondera azaba ari bakeya. Hamaze gusohoka smartphone ya 3,000,000, hasohotse iPhone ya 1,500,000, hasohotse Samsung $30,000, hasohotse telefone za Nokia zirimo kugura 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi bivuze yuko izi telefone zirimo kuzohoka zihenze, ari nako icyitwa interinete izajya igenda yurizwa. Twabivuga duhereye nko ku gisekuruza cya kabiri aricyo twebwe tuzi, aho umuntu wabaga afite telefone iri mu gisekuruza cya kabiri twahereyeho, cyangwa se nkatwe tuzi kuba ariho mu rubyiruko rwo kuva mu 2000 cyangwa se 1990. Iyo interinete yakoreshwaga muri icyo gihe, kuri ubu ngubu umuntu urimo kuyikoresha nta kintu ashobora kubona muri telefone ye. Mu gihe uri gukoresha telefone irimo interinete ya 2G, nta kintu wemerewe gusacinga, ndetse niyo wagisacinga bakiguha nyuma y'igihe runaka amafaranga yawe akagenda, kandi mu by'ukuri ntacyo uri kubona. Ibi bivuze iki? Umuntu uri gukoresha interinete ya 4G mu mwaka w'2024, mu mwaka wa 2025 ushobora gusohoka iyindi ya 5G, kimwe n'uko zanasohotse hamwe na hamwe mu isi ya interinete ikoreshwa. Ibi bivuze iki? Mu mwaka w'2030 umujene uzaba ufite interinete iri ku gipimo cya 3G nta kintu azaba yemerewe kubona akenshi, kuko n'ibi ngibi byacitse intege cyane hakimara gusohoka 5G. 5G yasohotse hariho interinete ya 2G na 3G na 4G. 4G akaba ari nayo irimo gukoreshwa henshi cyane hano ku isi, ariko mu by'ukuri umuntu ukoresha interinete ya 3G hari ibintu atemerewe kureba, cyangwa yanabibona akabibona nyuma y'igihe abandi bamaze kuyibona mbere cyane. Umuntu urimo gukoresha interinete ya 5G mu mwaka w'2024 mu mpera zawo, mu mwaka w'2030 iyo interinete nayo ishobora kuba zaba yarataye igihe harimo gukoreshwa iyindi bitewe n'ihangana ry'ibihugu runaka, aho usanga igihugu kimwe kigenda kigakora interinete mu buryo bwo kugira ngo kijye kiyikoresha mu butasi bwayo. Abahakase cyangwa abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga
bakaba bayikurura bakayishyira mu matelefone y'abandi bantu bitemeranyijweho na leta z'ibihugu. Ibi bikaba byatuma igihugu kimwe cyabona ubuhangange cya gihugu cyakoresheje mu gukora iyo interinete nacyo kikaba cyabasha kuba cyakora ibintu nk'ibyo ndetse binarutaho. Yego, ibi birashoboka cyane. Mu gihe igihugu cyakoze igisasu cya kirimbuzi, umutasi uri muri icyo gihugu cyangwa se umusirikari igihugu kimwe cyohereje muri icyo gihugu kugira ngo ajye kuba umusirikari muri icyo gihugu, akaba yabasha gutanga amakuru mu gihugu cye yaturutsemo, akohereza amakuru nk'ayo ngayo, igihugu nacyo kikaba cyabasha gukora igisasu nk'icyo ngicyo. Cya gihugu cyazajya gutera icya gihugu kikazasanga cyaracyiteguye gifite n'intwaro za kirimbuzi ziruta izo bo bakoze mbere yacyo. Imbuga nkoranyambaga ziri mu ntwaro zirimo kwifashishwa muri iyo si ya interinete, aho umuntu urimo kujya kuri YouTube, Instagram, TikTok na Facebook agakoramo akawunti ye agatanga iriya myirondoro. Hari amakuru aba atanze, aya makuru aragenda akajya mu kimashini cya rutura mu bakoze izi interinete dukoresha. Hakaba hari telefone nini cyane ya rutura iteretse ahantu ikontororerwaho ibibera mu matelefone yacu. Weho mu gihe uri gufungura akawunti, ikizakwereka yuko akawunti urimo gukora ifite abayikontorora, nuko mu gihe cyo kuyifungura urimo kujya kurangiza bagusaba gushyiramo nimero ya telefone. Iyo nimero ya telefone iyo uyishyizemo bahita babona amazina, irangamuntu, igihe wavukiye, barangiza bakakoherezaho kode wayemezaho ukaba wemeye kwihuza nabo. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo aho uri hose ku isi, mu gihe utari wahinduza ibyangombwa byawe, baba bafite ubushobozi bwo kuba baza bagafata imitungo yawe itimukanwa ndetse n'iyimukanwa ibibaruye kuri icyo cyangombwa cyawe. Mu gihe hari ibyo utujuje mwumvikanye ko uzajya ukorera ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri igihe kikagera mwumvikanye nta kintu urageraho, bashobora kuza bakakugwatiriza. Ibi mubibona mu mabanki, abantu bakoresha inguzanyo nk'izo ngizo murabizi. Igihe cy'imbuga nkoranyambaga, amabanki n'ibindi bigo bibika imari bikaziguriza abakoreramo. Mu by'ukuri ibi bishatse kuvuga yuko umujene urimo gufungura akawunti muri iki gihe, reka tuvuge ko afunguye Gmail, iyo Gmail akagenda akayandikisha mu kigo runaka, akavuga yuko agiye kujya yikoreraho akazi runaka, inyungu zizajya zivaho, Google ikagira amafaranga imufataho, n'icyo kigo kikagira amafaranga kimukuraho. Uwo mujene nagenda akirenza imyaka 30 atayikoreraho, azaza kubazwa impamvu yiyandikishije muri icyo kigo runaka, ariko mu by'ukuri akaba nta kintu yigeze yinjizamo. Bizabikosa cyane mu gihe uzaba warafashe amafaranga make ukagenda ukayabikamo, hazajya hagenda habarwa inyungu mu bubitsi mu mafaranga yabitswemo. Bazakubwira yuko amafaranga washyizemo, ni urugero 50,000 washyizemo mu gihe cy'amezi 3, hari ayandi mafaranga cyangwa se ibindi bice by'amafaranga byagiye byiyongeraho mu byerekeranye no kurinda umutekano w'amafaranga yawe. Ese ibi ngibi haba hari imbaraga zo guhangana nabyo zihari, cyangwa uguhebera urwaje tugahangana nabyo? Ndabashimiye, nitwa Cheat Big, naho utaha.